ese indaya Jackie kiri aha ngaha imbere ibiki ejo bundi ngiye kubona mbona indaya Jackie iranyandikiye ngirashaka ko twiyunga ndavuga nese ngenda njya kurese gato atavuga ntari ese je simbona Jackie yari moderator wawe indaya n'inshuti n'ibishinga abangaba cyane mukadufere n'ibishinga aragira ngo hagire umuvuga nabi umva n'ibishinga umva TikTok ntago nzi kuyikoresha pe ni nayo mpamvu nyine bikiri ariko ngiye ntago tucyuzura oya shana ukagituka Jackie n'indaya Jackie yarahindutse n'umwana mwiza nakubeshye izina ry'Imana nakubenze nta kintu byabitwaye je mu bantu hano imbere y'abantu muri comment batangiye bati baga abantu bahano nabasi mu bantu nazinutswe ku isi sibyo mu bantu nazinutswe ku isi nazinutswe iyo ndaya y'umusazi irwaye n'imitezi narayizinutswe burundu kabisa ku buryo turamutse tunihuriye gutya amaso ku yandi zamurira wa mukobwa wowe mukobwa Fabiola uyu uvuye hano ikigarasha arahari se hari aho yaje sigira ngo live itararangira muri catfish barimo ararikodinga ese zamubwira noneho ikibazo ni ibyo avuga bibusanyije n'ukuri uzi ko uwo muhungu avuga cyangwa se uwo mugabo we avuga ni umusore twakoranye tunakinana imigeri dadi burya ni n'umuntu w'umusore kabisa wari ufite n'imboro ingana gutya reka Fabiola muri inganitsa bro twajyaga tujya kwidumbaguzanya kwa Karirosi abantu bazi we n'ahantu habaga dumbezi mugatenga hari igihe umwana bita dadi bigeze gufata gutya imboro ye bayikubitisha undi mwana kukumana Dembo wa mugabo we no umusore yitoraguriye bwa butore nyine bw'i Kigali urumva muzi nabonye ko afite na direde dadi mukankiko nawe urimo hasi se hano mukanye ko subuyaza kuri live yanjye we ntabwo yabura baba bahari bari mu izina account mukanye ntiyaza hanga harimo abantu bagera muri 30 umva noneho uburyo wenda bwa nureba ukuntu ngewe nteye nka mukanye ko yibesha gatanga hanga leta mo gashino kanye nagire nawe ntabwo yazira muri account cye aho kuki mutambaza ngo icya account cye kiri icyambere cyakindi cyambere ese ko mutambaza ngo kiri hehe kiri izana kiri he banyinga yanga account ya mukanye ko kereka mumwegereye mukamubaza ngo ese gashano kanye kwa account yawe yagiye he nawe yakakurisha ko n'ubunyeze ntabwo bakwiye umva narababwiye ngo ngewe ku muntu wanga igihugu bita u Rwanda nta cyubahiro mugomba ntakinya habe na 0 ku gihumbi mugomba cyane bakirekaho cyaririye rwose kiruhu kuko kiriya gikobwa kirabwira I'm going to break you yaragiye kublokinga ngo mwese ngo muramwanga ngo agiye kuba blocking nta to bloke Yes Jay numva gufite igitekerezo ariko nashaka kuvuga kuri uriya mudamu ni Fabiola nashaka byo sinzi ukuntu mbyumva twagiye twumva abantu benshi b'inyangarwanda ariko bagiye bahinduka ni cyiza ko Fabiola nguwo ibitekerezo afite muri we uko avuga u Rwanda uko ashaka kuruvuga ni kubera sosiyete arimo ashaka mutera amafera bwite ntabwo namubwira niyo watse imbabazi buriya ntabwo ukomeza gukora n'ubundi bintu mukorana n'abo ngabo bandi ngo b'abahutu niko bavuga uri kumva ko mukanyika arabyuka mu gitondo ngo ni umuvugizi w'abahutu Fabiola nawe ngo asigaye ari umuvugizi ngo wabo ubwo urumva rero ntabwo ashobora guhinduka igitekerezo cyo biragoye ko yahita ahinduka none ariko azahinduka kubera iki biturutse muri ba bandi bo bamaze gusobanukirwa neza u Rwanda ni iki badafite imyumvire nk'iya Fabiola kimwe nuko atana uri gutekereza neza ariko gutekereza niko biriya bigarasha nabyo bindi bitekereza ubu ngubu bavuye kuri no live ntabuzi ikihise kimuhamagara kikamubwira ati gute uvuganye na bariya gute nyine bakongera bakamusubizamo n'ibindi
kuko ntago abakora ari umwe baba ari abantu benshi ntabwo bishimye uburyo twamubwiye ese urabona ko azakomeza guhangana n'ibyo bintu kugeza ryari ngo bafashe bari abafi natunga nabande na bari abagabo bakora amagurupe nyine sinzi udufaranga babaha niba sinzi nyine tu ariko urumva ngewe nabwiye abantu nubwo biri hafi abantu benshi bahinduka ibigarasha akenshi na kenshi uragenda ugasanga n'ubundi afite ubundi burwayi yifitiye akaba atakora umurimo w'amaboko iyo rero umaze kubaho utakora umurimo w'amaboko mu bihugu byo hanze by'i Burayi Europe na za Canada na Amerika noneho ukabura ibindi bintu ukora ukibuka ko ku mbuga nkoranyambaga hari amafaranga ukabona ntabwo uzi kuvuga uragenda ukajya kwiyambura ubumuntu ugatangira kubeshya ku gihugu cyawe muribuka uwitwa Jean Paul Turayishimiye yigeze kugenda hariya aravuga ngo mu Rwanda ngo haba sanseri ngo zica abantu yakwibaza nk'ibyo bintu abantu uri kumva sanseri yica abantu ngo mu Rwanda ngo haba sanseri ngo zica abantu